Cengera umuco, umwere atawuducuza, tukisama twasandaye. Muri kumwe na Ntakirutimana Alexandre. Niba utarakanda subscribe kuri Duhugurane, ihutire kubikora kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibiganiro byacu bishya. Uyu munsi turabagezaho imvugo zakoreshejwe mu nsigamugani twabagejeho ubushize yitwa Icyangamibyizi. Tubahaye ikaze. Turarebera hamwe imvugo ndetse n'ibyihishe mu muco abakurambere bacu bari bafite kugira ngo tubyigireho, dore ko ari nawo mwihariko wacu wo kubagezaho insigamigani nziza ndetse tukanabasobanura n'imvugo zakoreshejwemo. Ijambo rya mbere rero turi buze kubona ni icyangamibyizi. Nk'uko umutwe wacu w'insigamugani ubivuga, icyangamibyizi harimo amagambo abiri. Turumvamo inshinga kwanga ndetse n'ijambo imibyizi. Ubundi kwanga umubyizi bikoreshwa ku bahinzi. Iyo umuhinzi yahinze bavuga ko yihaye umubyizi cyangwa se yahingiye abandi. Hari aho mujya mwumva ngo runaka yahaye umubyizi mugenzi we, ubwo aba yamukoreye cyangwa se aba yamuhingiye. Rero hano icyangamibyizi bashakaga gusobanura umuntu wanga gukora, umuntu wanga isuka. Hari n'aho mwumvishije ijambo bakoresha ngo abahungasuka, ubwo bisanga mu basore. Hano bari abakobwa b'abahungasuka banze gukora, banga gukorera iwabo, banga guhingira iwabo, ahubwo bararamiye amafaranga yo kugura imyambaro bayavanye mu basore. Ijambo rya kabiri ni ku rurembo. Ubundi kera ibwami ku rurembo niho bwabaga bushingiye, aho umwami yabaga yubatse, bakavuga ko ari ku rurembo. Ubwo mu mvugo y'ubu rero twavuga ko ari nko ku mujyi, ku murwa. Urundi rugero twatanga, hari aho abaporoso mu ndirimbo zabo bajya bagira bati urwo rurembo rwera rwubatse neza rwahawe irabagirana, bashaka kuvuga umurwa cyangwa se mu ijuru. Aha rwose ndumva ku rurembo byumvikana. Ijambo rya gatatu, kwihahisha. Bariya abakobwa ngo barihahishaga. Harimo ijambo guhaha. Hano rero bariya abakobwa bahahaga ariko bihahisha. Bishatse kuvuga ngo bahahaga ariko bigurisha. Ni uguhaha bihahisha, barigurishaga, nicyo bishatse kuvuga. Ijambo rya kane ni icyomanzi. Ubundi icyomanzi ni ijambo rikoreshwa ku gitsina gore. Hano bashaka kuvuga umukobwa wanze gukora akananira n'umuryango. Umukobwa wananiranye akananira n'umuryango, niho bajya bavuga ngo uriya mukobwa ni icyomanzi. Mushobora kwibaza muti umuhungu wese iyo ananiranye cyangwa se akananira umuryango we bamwita ngo iki? Bamwita iki? Hano umuhungu we bamwita ikirara. Igihe umuhungu yananiranye akananira n'umuryango. Ijambo rya gatanu ni kurandagatana. Ngo birarandagatana bigeze amagingo aya. Biba ururandagatane, bishatse kuvuga ngo biba uruhererekane. Hano rero kurandagatana bivuga igihe ubu buraya bwakozwe n'aba bakobwa bukarandagatana bukava aha n'aha bukagera aha n'aha,
mu gihugu hose. Ubwo niho bavuze ngo birarandagatana bigera magingo aya. Kuva aha n'aha kugera aha n'aha, uruhererekane. Ijambo rya gatandatu, uruyundo. Iri jambo kera ryakoreshwaga mu kinyarwanda twitaga urunyakirima. Urunyakirima ni amagambo ya kera, ni amagambo yakoreshwaga kera mu bisigo, ni amagambo yakoreshwaga kera mu bisigo bya kera, ndetse ubu ngubu twabyita ari nk'aya magambo avuga ngo amagambo atagikoreshwa, cyangwa se archaic words, les mots archaïques ku bazi igifaransa. Ni ukuvuga ngo ni amagambo yakoreshwaga kera, ariko rero uruyundo hano umwanya ubyara w'abagabo, ubwo ni igitsina. Hano rero mujya mwumva n'indirimbo ijya iririmbwa mu gitaramo kuri radiyo ngo nyundo we uri nyundo. Ese baba bashaka kuvuga inyundo? Hano iri jambo uruyundo mu bajya basoma kenshi, murebye igisigo cyitwa Ukwibyara cya Nyakayonga ka Musare, nawe yararikoresheje asingiza abami ko babyara abana bakomeye. Mu magambo yasoza yagize ati muragahorana uruyundo. Hano yashaka gusobanura ko abami babyara abana bakomeye. Uruyundo rero rusobanura umwanya w'abagabo ubyara. Ijambo rya karindwi, ibikota. Aha bariya abakobwa murabibuka ko bari bafite akaririmbo kagira kati ngo aho kugira ngo nzamere ibikota byo mu ntoki, nzamere ibikota byo mu birenge, nkurikiye inkotanyi cyane rubengera. Hano ibikota byo mu ntoki bivuga amabavu, ngo aho kugira ngo bakore bahinge bagire amabavu, ngo ahubwo bo bahisemo kugenda bararamiye abasore, kugenda rero bakamera ibikota. Ngo ibikota byo mu birenge ni ukugenda cyane ukazana imyate. Hano birumvikana, ibikota byo mu ntoki bivuga amabavu, ibikota byo mu birenge bikavuga imyate. Ngo aho rero kugira ngo bakore bagire amabavu, ngo bazagenda bajye kwihahira n'ubwo bazana imyate. Aha ngaha rero birumvikana cyane. Ijambo rya munani ni guhaburwa. Guhabura ubundi ni ukuyobora umuntu inzira. Murabizi ko dufite n'ikirunga cya Muhabura gihabura abahabye. Ubwo rero abo bakobwa bari bahabuwe n'umutwe w'ingabo. Hano murabibuka ko ari ingabo z'ingangurarugo zo bari bararamiye bagira ngo bazihahisheho, babone imyenda myiza igezweho, ndetse babone n'ibindi. Ijambo rya cyenda ni urushashi. Ntabwo ari urushashi nk'uko byasomwe ubushize. Hano urushashi bishatse kuvuga abakobwa batarabyara, abakobwa bakiri bato. Amashashi y'abakobwa ni abakobwa batagiramo umuhungu n'umwe. Hano birumvikana. Ijambo rya cumi ni ibishongero. Ibishongero by'ibinyita. Hano ni ubwoko bw'imyambaro abantu baciriritse bambaraga. Abifite bo bambaraga imyambaro ikozwe mu mpu z'inka. Aha ngaho byo birumvikana. Ijambo rya cumi na rimwe ni ubwarare.
ubwarare ni nk'ubwandu. Ubundi iyo bavuze ko umuntu agira ubwarare ni uko baba bashatse kuvuga ko yandura vuba. Ni nk'iyo wicaye iruhande rw'umuntu urwaye amaso, iyo uyanduye uba ugira ubwarare, uba wandura vuba, uba ugira ubwandu bwihuse. Ijambo rya 12 hari umurerakazi. Hano iri jambo barikoresheje bavuga ko uyu murerakazi yari mushiki wa Rukara rwa Bishingwe. Umurerakazi ni umuntu uturuka mu gace k'Umurera, akaba ari igitsina gore. Hano rero birumvikana ko uyu mushiki wa Rukara rwa Bishingwe ni uriya mugore wakomokaga mu Murera. Ijambo rya 13 ni ukohoka. Kohoka ku kintu ni ukugikurikira, yaba ari imico cyangwa se ari ikindi kintu runaka, bikaba bivuga kuyishoramo. Rero iyo wishoye mu mico mibi uba uyohotseho. Kohoka nicyo bivuga, ni ugukurikira ikintu ariko kibi, ntabwo ari ugukurikira ikintu cyiza. Ngo biriya bintu yabyohotseho, ni ukuvuga ngo yari bikurikiranya byishoramo. Ijambo rya 14 ni abakarani. Aha ntibisobanura bariya abantu bikorera imizigo dusanzwe tuzi muri za gare cyangwa se mu masoko. Oya, hano ku mwaduko w'abazungu, abakarani babaga ari abanditsi bandikiraga abazungu. Nk'uko abazungu baje bitwaje ijambo ry'Imana, murabizi na n'ubu ngubu ku maparuwasi amwe tugira abo twita abakarani. Ngo ngiye mu bukarani. Mu bukarani rero twafata ari nko muri sekretariya dushyize mu mvugo y'iki gihe. Rero ari ku maparuwasi turacyagira abakarani, ndetse abakarani babaga ari abanditsi b'abazungu mu gihe cy'ubukoroni. Ijambo rya 15 ni ikimamara. Iki ntabwo ari ikimamara cy'inzuki cyangwa se igishashara, ahubwo ahangaha ni igitutsi batukaga bariya abakobwa, bashaka kuvuga ngo aba bahungasuka ni ibigoryi. Ikimamara ni nk'icyohe, ikigoryi cyangwa se ikiburabwenge. Rero ahangaha si igishashara cyangwa se ikimamara cy'inzuki, ahubwo ni igitutsi batukaga bariya abakobwa. Ijambo rya 16 ni gutengenya. Gutengenya ni ukugerageza ikintu, gukora ikintu utakizi neza, usa nk'ukigana. Hari n'aho bajya bavuga ngo uragitengenya, aratengenya kuririmba, aragerageza kuririmba. Ahangaha rero gutengenya ni ukugerageza ikintu ariko ukigerageza nk'utakizi, usa nk'ukigana. Ijambo rya 17 ni ibiraramisagara. Hano ibiraramisagara harimo ijambo ibirara. Ibirara rero ni abarara aho babonye hose. Twavuga ko ari ibirara muri rusange. Ijambo rya 18 ni kwipendeza. Kwipendeza ntabwo ari ikinyarwanda cy'umwimerere, ryaba riva mu giswahili, ariko iri jambo turarikoresha mu kinyarwanda. Turikoresha rero dushaka kuvuga kwishinza cyangwa se kwibambaza ku muntu. Bari abakobwa b'abahungasuka ngo bipendezaga kuri ziriya ngabo z'ingangurarugo, bipendezaga ku bahungu.
Aha ngaha rero barabibambazagaho kugira ngo baryamane, babone imyenda igezweho nk'uko twayibonye mu nsigamugani yacu. Aha rero niho dusoreje ikiganiro cyacu twabagezagaho imvugo zakoreshejwe mu nsigamugani yigize icyangamibyizi, ndetse tubashishikariza gukunda ibiganiro byacu. Aho mudasobanukiwe ijambo iri n'iri cyangwa se imvugo iyi ni iyakoreshejwe, mukatwandikira muri comments, muri tubaza kugira ngo turibasobanurire, kuko turi hano ku bwanyu. Niba kandi ukunze iki kiganiro, wakanda like na share ukabisangiza bagenzi bawe kugira ngo nabo baryoherwe kuri iyi gakondo yacu tuba twabateguriye. Kandi niba utarakanda subscribe, ihute rwose kubikora kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibiganiro byacu bishya twabashyiriye kuri duhugurane. Turabashimiye cyane, murakoze, murakarama. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre. Naho ubutaha.